73 agace ka mbere k'iryo tegeko igateganya ko uburyo bw'imicungire y'imitungo y'abashyingiranwe uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranwe busaswa kubera impamvu zikurikira: ubutane. Urukiko rusanga ku bijyanye n'umutungo w'ubutaka bemeranwa ko bafite umutungo uri kuri iyo UPI ukaba ufite ibipimo bingana kuriya, bakaba barawuguze na Nyiransengimana Edith ari nawe ubaruye kuri icyo cyangombwa. Urukiko rusanga kuba bemeranwa ko bahabwa abana ukabandikwaho, urukiko rugomba kubahiriza icyifuzo cyabo kuko nk'uko ingingo yavuzwe haruguru ibiteganya. Rusanga rero uwo mutungo ugomba kwandikwa ku bana ugacungwa na Nikuze Helena wahawe inshingano zo kubarira ku bijyanye n'imitungo, ku bijyanye n'umutungo wa YouTube channel. Rero katwumva ka bijyanye na channel kantu numva nkafitiye amatsiko. Channel numva byagenda gute? Numva byagenze gute kuri channel? Numva yabe yasihasi kuko n'ubundi aho baparikiye biba byaravuye mu byaratunze kugira uba byagenda gute? Wasanga n'abavuye hanze. Ariko nimba batandukanye bakagombye kuba ntago Helena akagombye kuko n'umutungo uhoraho. Reka twumve icyo urukiko rubivugaho n'abandi bakuremo isomo. Niba rundi wari ufite ikingo afite channel, ngo umugabo wanjye afite channel, ngo nidutandukana ngo channel ngo tuzayigabana, ibintu nk'ibyo. Urukiko rusanga ari umutungo w'ubwenge wa Ngendahayo ku giti cye, bakaba nta kuntu bawugabana. Si byose nakubwira, channel ntiwayigabana n'umuntu. Agacano k'umuntu burya byaravuye agacano k'umuntu abarakumuntu ni ntavogerwa nakumutungo mu by'ubwenge sha. Ariko icyawe n'ikinyamakuru ntabwo ari mu bwenge utazafata nzaba yose anyuzaho ibihangano bye. Utazafata inyuzaho amakuru ngo ibimenyetso Nzabahayo Sirasi ashingiraho hari inyandiko zo mu nzego zibanze harimo yo kuwa 29 Mutarama 2008 igaragaza ko Nikuze yataye urugo kuva tariki ya 7 aho ni mu Kuboza 2007, inyandiko yo kuwa 7 y'Ugushyingo 2023 banditse mu mwaka w'2023 2023 igaragaza ko Nikuze yongeye kuva mu rugo kubera amakimbirane bari bafitanye. Hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje ivuga ko yanditswe na Nikuze yemera ko yakoze iki busambanyi. Nikuze Helena mu kwiregura kuri izi mpamvu z'ubutane avuga ko atigeze aturugo ko bwa mbere yagiye kubera inkeke no gukubitwa, nyuma yo bakongera kubana bwa kabiri agenda bibwiye ubuyobozi bwira ko agiye kuruka ndetse asiga abana bakuru, ajyana umwana umwe n'abandi bagenda bamusangaho yarari. Nikuze avuga ko hari umwana wari wasigaranye na Ngendahayo waje kurwara, Ngendahayo yanga ko bamuvuza akurizamo gupfa, akaba ariyo mpamvu yanze kugaruka mu rugo kubera agahinda. Helena ko afite ingingo. Helena afite ingingo. Sirase ejo nubwo atubwiye ngo yatanze ingingo. Ariko numva ubwo ari wakubise ingingo. Oya ngo Helena afite ingingo. Ukuri urukiko rubibona nuko rero impaka ziri muri iki kibazo nukumenya niba hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Nikuze Helena yarataye urugo agakora ubusambanyi, no kumenya niba hari indi mpamvu itakwihanganirwa yatuma kubana kwabo bitagishobotse. Ugushyingo 2023 igaragaza ko Nikuze yataye urugo kuwa 5/2023. Nzabahayo yatanga ikirego mu rukiko kuwa 12/2023. Ibyo rusanga ukurije iryo tegeko rivuga nta gihe cy'amezi 12 kirimo, bityo iyo mpamvu ikaba nta shingiro ihawe. Ivuga ngo Helena ubwo nta rugo yataye. Urukiko rwasanze Helena nta rugo yataye. Ubwo Helena akurweho icyo cyasha. Helena nta rugo yagize ute yataye. Ubwo tugiye ku cyitwa iki? Ingingo yindi turebe iby'ubusambanyi. Ku bijyanye n'impamvu y'ubusambanyi, urukiko rusanga hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje yerekana ko Nikuze ko yamenye ko yasambanye, ariko rusanga kuba Nikuze avuga ko yayanditse ku gitutu ndetse ikaba nta tariki nta mukono we biriho itashingirwaho n'ikimenyetso cyatuma ubutane butangwa. Ibintu banza Sirasi ari byo yagiye yandikira noneho. Ako kantu karasekeye. Ku bijyanye n'ubusambanyi, urukiko rusanga hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje yerekana ko Nikuze
Yesu ashimwe Pastor Justin. Imana ihimbaza. Harya baravuga ngo utarazizi narabyaye aziri narashatse. Imana yorohereze abantu bose baruhijwe n'urushako, abantu bose barembejwe n'urubyaro, Imana iborohereze. Wenda mu rubyaro mwo harimo agahengekereza. Nta makuru ufite. Ariko mu rushako muvandimwe, mu rushako runo shitani yagezemo birikaraga pe. Baravuga ngo nguvuga batarabona. For sure tujye kureba. Uzi ko shitani atari gutinya n'urugo rumaze imyaka 40 se. Ase Justin nani ntuza ngo Justin. Ntabwo turi kubona za gatanya z'abasaza. Siko nabonye cyo ariko ntabwo rero mu Rwanda ni muri Canada nabonye abantu bari gutandukana ngo bamara imyaka 40 na tekereza. Ibaze. Ariko ngo na gatanya hanze ziba zivuza n'ubuhuha buriya. Abantu bagenda bumvikana. Ariko kubageraho bagatana. Hari umukobwa nakunze atishatse ntago hagatanya ariko utaragera muri yo urwama ntararwana ntabwo navugira ku muntu warutsinzwe. Nubundi barabanga umusozi utaraterera ntuganira. Ntabwo nawuganira kuko ntiwamenya aho biba bikomeye aho biba byoroshye. Imana yorohereza abantu bose bakomerewe. Oya nabatandukanya ahubwo Imana ije barinda amakuba ya kabiri. Ndabasabye ndabinginze bwo kubw'Imana. Ushaka gusenya urugo rwa mbere n'urwa kabiri ushatse rukanga n'urwa gatatu rukanga. Kubera amahitamo batagenda bameza. Cyane nk'umuntu ukoze gatanya kennye. Buriya ushaka gukora gatanya ku mugore hariho amafaranga. Wowe uri umugabo ntayo ufite. Uzi ukuntu uhurika. Ibibazo byose leta bawe kugereka. Ari ubwo rero usenya uri n'umugabo. Ariko aba ari ufite umugore mwiza. Noneho bagahita bamushaka. Noneho ukabona ari kugendera mu modoka nta n'igare wari warigeze ugira ute umugurira. Abantu bose bakavuga uti nubundi hari wari kuzahapfira kuko ukize nta umuvuga nabi. Umuntu ukize nta muntu umuvuga nabi. Umukire nta kosa agira. Nta kosa agira. Rero nta mukire ugira ikosa. Rero ugasanga nyine abakire mwese mudukurikiye nta cyaha mugira. Nta cyaha mugira abakire ntacyo. Urumva abantu bagwirirana ibyaha byose ni by'abantu bagwirirana. Urumva gatanya burira babaza Pasi. Ne data yararirimbye ngo uzamubukire buzatuma nkuba Imana nanjye uzanyihera ubukire buzatuma nkuba. Nanjye nuko pe iryo sengesho nta utarisenga. Uzamubukire buzatuma nkubaha. Indi murayizi? Ntago nyizi neza kuko iri mu ndirimbo ntakunda zuriya mugabo. Arimo indirimbo zuriya mugabo nk'ebyiri ntakunda. Nk'iyesu. Iyo ngiyi irimo. Na ya yindi. Kandi iryo sengesho uryemera? We ndaryemera ariko iyo ndirimbo ari ukuntu nyumva umvira goye. Guteze. Kuko yabumuhaye se? Oye, nyine ari indirimbo wumva ukumva. Nyine wowe uyumvira ko. Ariko uzi ukuntu iriya ndirimbo igoye. Uzayumva utuje uzambwira. Urumva? Ubundi hari indirimbo zitari zo kwisukira. Mushaka indirimbo yitwa uzampe ubukire. Hari indirimbo ziba zitari zo kwisukira. Iyi ni iyihe? Ariko wari waririmba indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyo mucunguza. Cya gitaro ngewe kigeze ubu ntacyo ndirimba. Nese sibye ashatse yabyisubiza cyangwa se akakongerera. Ariko nta na kimwe kirimo twakurikiza. Uza amagambo ari muri iyo ngo uzampe ubukire buzatuma nkubaha. Ni bakeya bayubahiriza. Ko mbona ugize ubukire mu ijanisha hita hinduka. Ngubundi ngo nushaka kumenya umuntu uzamuha amafaranga. Burangiye nk'uriya mutipe nyine nemera ko anakijijwe. Kuko wenda ntafite ibya mirenge ariko ibyatuma akora ibyaha birahari. Ibyo byose. Urumva ariko nyine guhagararamo uhita ubona ko Imana yumvise isengesho rye. Ariko harimo amagambo akomeye. Ndirimbo ni mama yake. Reka twigarukire ku cyatuzinduye ntabwo turi butinde. Ariko gato ya hari ikiganiro twakoze twacumbitse nifuzaga ko yenda abantu turaza kujya turaza kukigarukaho. Reka gatoya nitabaze Justin atubwire gatoya ku by'urubanza rwa Silas. Irangiza rubanza yaje gatanya. Pasi buretse gatoya. Silas ahuri kambanze ngo hepore. Ndetse nanakubwire ngo iyo ibintu byagiye muri social media abantu birangira bagomba kumenya ibintu biba byabereye mwaho ngaho. Ntabwo ari kugufata ijambo. Narababwiye mu kiganiro nakoze waba ukibuka ikiganiro nakoze se? Kivuga gute ko ari byinshi? Oya ndi hariya ndi kuvuga ngo mu byo Silas bakora byose ntago ho wagakwiriye gusaba abana. Urasaba abana ngo bamaze. Ndabyibuka cyane. Urabyibutse? Yego. Abyutse ko nagikoze. Waragikoze cyane. Nkavuti ni ikiye gituma uvuga ngo baguha abana.
abana baraba umubyeyi. Yego. Kadushimire rero ubutabera bw'u Rwanda cyane nka ririya shami riba rishinzwe gutanga gatanya. Yego. Ntekereza ko mu butabera naho harimo iryo shami. Amategeko uzingingo abafite. Yego. Rero no kuvuga ngo abantu mudukurikiye narababwira imyanzuro. Ubundi Silas yavugaga ko agiye kugumana abana noneho Helena akajya muha 100,000 bya buri kwezi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urucira mu kaso rugatwara nyoko. Ni ukuvuga ngo umuntu umwe bari bagiye kumuha impano pasi nk'uko nguko wambwira ngo ugiye nyine wanegura impano mu mutima wawe ukanjyana ukambwira utari umuntu nshaka guha impano ndebera imodoka namuha ndebera imyambaro namuha noneho wenda ntumumbwire ngiye nkahita numva ngira ishyari nk'uwo muntu nkahita ngenda nkakurera akamodoka gaciriritse gura kanako karagerageza nkarwaro zabibu Rwanda gura niki noneho warangiza ugatuvuga uti ngaho bitware niweho naye nabigeneye boti yarafite uruzabibu ejo ndaherutse kuba kakaweta ahantu umuntu watomboye umumama umukire aramubwira uti rero ndashaka nikagawete nandimo vuba umundaramubwira uti tugende hari umumama muteye kimwe mumeze kimwe ndashaka kumugurira rwose nubwo ari uguhera kuri tarani nge sibyo ndi kwifuza kakawete wanjye ndamukunda cyane ngomba kumukorera ikintu kirenze nge sinzi iby'ibitenge sinzi iby'ibiki umumama arakugiriye hariya downtown akajya amurebera karondoni wamuhaye ibi kandi uri kwirebera ndashaka no kumugura telefone aragenda amugutira akanako gakura amarezo kandi kaje kagura veni urumva ashyira muri kado aramuguti umfungire rwose ubu nayimbikiye urabona ndi umuntu w'umupapa ntago rwose nagendana ibintu by'amakado ntabwo mba nkeneye ko madamu wanjye anabibona ibyo bintu nyine jya abona ari ceremony bisanzwe twaragiye papa mu gutumbura aravuga utwa umuntu uzi ko namubikije impano hano nayinzane arayizana hagarara aho mvuga uwo natomboye kwari ukubihamburira kuri tere arangije abarapfunduye aravuga uti niweho natomboye rwose ararira we ntago byari ibyishimo umere yaranyongora arambwira uti ndahiye buro ndahiye kubona nshaka ibintu bya tarani ari ibyanjye bamaye guha hedi koko gutora icyo ushaka tora icyo ushaka umva rero Silas nawe ibintu yari arimo akora ahubwo reka nshimire Silas kuba yarapanze uburyo cy'umugore agomba kuzabaho yapanze pura ngo bajye bayimuha birangiye rero igiti yabambagaho Helena ari ukibambweho wenda tugiye kubagezaho imyanzuro y'urubanza paje 10 turazisoma wenda turajya tusoma du pointe twigeze reka tubahe furu umukoko reka tubahe furu noneho mwebwe erega nibi ngibi ngewe hari n'inzozi naraye nanarose none narose inzozi urakerekwa se cyangwa mbona rwose Silas yambaye roza ari mwaburana roza kandi yararyambuye ubwo ni ibyakera we warose ntago mbizi ariko nje nabirose kandi sinjya ndota ngi byarangiye ahanini ndota iba bigiye kubaho ngo kano bagakate bakabike ako kantu rega nejo ndi naramubwiye ni weho ntago wakagombye kwiba ugatinyuka buri umugore ashobora gusambana kugira ngo abana babeho ariko bigoranye kuva nabaho ngewe sindabona umugabo usambana ngo atunga abana hari umugore numvise untera ubwoba ngo umugore muzima ngo iki ngo umugore agaramira umwanzi ngo umwana ataburara yego bishatse kuvuga iki nyine umugore mu mugore nyine abagore muri abana ntacyo atakora ngo abana bibabe nta kintu atakora kugira ngo buriya ni nayo mpamvu iyo umuntu aje hano atuka mama we amuharabika sha ntibimugwa amahoro buriya umuntu utaramenya agaciro buriya Silas azamenya agaciro ka Helena mu myaka iri imbere cyane ko mu myaka nk'itanu iri imbere araba ari mu myaka 60 Silas se
yavutse muri 79 ubwo afite imyaka ingahe abazi imibare urumva Silas arakuze ari muri 40 n'ingahe urumva ni ukuvuga ngo rero iyo myaka iyo uyigezemo utangira kwibaza ibintu wakoraga buri uretse ko ari n'umwanda cyangwa ibintu bikagwirirana ubundi nta muntu uri mu myaka 50 40 n'inga yakagombye gusenya nta n'umuntu wakagombye gushenya afite abana barenze 5 kuko abo bana ubugiye kuraga umuruho si biba ari byiza rwose abana bakuru bari bareba ibyo ukora ntaga bari byiza ariko iyo warangije kwimikamo ko umugore ari umunyamakosa ari iki nyine birangira bibaye gusa nta usenya ku abyishimiye ariko ikibazo njye mfite ni kimwe baravuga ngo Juste ngo umusozi utaraterera ntuganira reka twere kuganira ko by'imyaka reka twebwe twivugira ibi analize tuzihorere hoya urumva analize nyine impamvu rego umuntu aba agomba gukubita analize hariya hari abadukurikiye ku buryo abavuga ngo reka nze numve ko iki kintu Juste ari kuvuga nicyo urumva rero nari babwiye ubushize ndababwira ngo ntago urukiko rwakora ikosa nubwo Silas yaba afite ibimenyetso ariko buri uzi ko urukiko rugenda ugasanga ahubwo Silas niwe wataye urugo ukurikije imyanzuro kuko ubundi iyo umugore ataye urugo kenshi asiga abana urumva none rero Helena hari abana yari afite biza kurangira bari bagabanya abana ubundi yego ubwabo bihitemo kugabana abana uri kumva rero ntago Helena yari yataye urugo kandi barakodeshaga nta numwe wari ufite hashinze wenda umwe avuge ngo gusa ikintu nemera Helena gishobora kuba cyarabayeho urabona hari amakimbirane mu ngo biteye ubwoba mu Bugesera aho nta cyumuru gishira tutumbitse ngo umugore yishe umugabo yishe umugore abana bishe se abana bishe nyina bitumaze kwibona kenshi cyane hanga ngo ababyeyi bishe abana babo uzi ko ari akarere nagiyemo ntari buvuge nabaje ngo mwanyeretse umukobwa ufite imyaka 20 barambwira uti nukuri muri uyu murenge ntawe wabona agera 18 abyara waba yarihanganye wo waba yarihanganye so ikintu kiriho Helena ashobora kuba ararebye akaba ati bino bintu bizava mu rupfu reka hagira ugenda aho kugira ngo tuzicane reka tugende ikira kintu cyunda cyubaha cyane nanjye njaho kugira ngo nzice madamu nakwigendeye uragenda amahoro gahinda ari nje nkitekerezaho ari nawe akitekerezaho kuko ni ikintu kiruta byose amahoro ariko uzikumva inkuru zicicikana ngo umuntu akubise undi umuhini rero hasi inkuru ziba zitandukanye umunsi yenda Silas akatiye burundu yego cyangwa se Helena akatiye burundu cyangwa se umwe rega yaranapfuye undi agakatirwa burundu iyi nicyo nyine kuko icyo kintu kugira ngo bazicane byibuze twatuvuga zino nkuru ariko byibuze bariho abana bose bavuga ati mama arahari papa arahari nta bitabaho nta bidashoboka reka twinjire muri uru rubanza ubundi rwatangiye gute byahereye aho ngaho ngo mfashe kurusoma ko ngewe amaso yanjye mwana w'Imana ngo nanabikoherereje ariko nakizwe urubanza RC 0072 kanze turaje turusome page 10 nyuzamo amaso page 10 ni nyinshi bakobwa bakowe ariko mu buhanga dufite mujye kuza gukurikirana turagenda tunagira ibyo tubereka urubanza RC 0073 akarongo 2023 akarongo TB akarongo nyama NYMA urupapuro rwa mbere urukiko rw'ibanze rwa Nyamata ruri inyamata ruburanishiriza imanza z'imbonezamubano rukijije mu ruhame impamvu tujye kubabwira nuko ari ibintu byakijijwe hehe mu ruhame biba ari ibintu byo mu muhezo navyo twari kubabwira hari imanza tujye tubona zibara mu muhezo nk'izabagafaranga nk'izaneza mu muhezo niyo mpamvu tuyize mubibana impamvu tujye kubabwira nuko bino bintu byabereye hehe mu ruhame urubanza RC nimero ziriya nababwiye hejuru none kuwa gatanu barya turi 2025 kuwa gatanu ukuboza 2025 mu buryo bukurikira tugenda tunabivugaho tujyanemo mutukurikire kugira ngo bize kugenda neza cyane yego
haburana urega Nzabayo Silas mwene bari ababyeyi wavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1979 utuye mu mudugudu wa Mataba akagari ka Nyabagendwa umurenge wa Ririma akarere ka Bugesera intara y'Iburasirazuba ufite indangamuntu ziriya nimero ntari buvuge uregwa urumva Silas niwe wagiye kurega Helena arega iki arega Gatanya Helena yavuze najya kurega Gatanya reka mpunge ngende ibintu bigende biza Nikuze Helena mwene uriya nuriya utuye hahandi Mataba n'ubundi mu murenge wa Ririma wavutse ku itariki ya mbere 1982 urumva ntabwo barutana imyaka 3 ko burya Helena murusha utwaka duke Helena namuruta se 42 reka da oya nakandi utwaka duke ubwo ariko turi muri 80 twese nyine njye urumva mwese ndabarutanye muri za 40 imiterere y'urubanza Nzabayo Silas yashakanye na Nikuze Helena basezerana mu buryo bwemewe n'amategeko kuwa 19 Gicurasi 2005 mu murenge wa Ruhuha nkuko bigaragazwa urumva bari guserebura imyaka 20 yego wa 21 bari bawinjiyemo shaba maze igihe pe yego shitana arabangirije n'inyandiko y'ishyingirwa babyarana abana 6 Nzabayo Silas ahantu humve kuki yavugaga ngo hari abana atemera uretse gatoya kandi abana bakaba banditswe oya ariko tuvugisha ukuri Justin ntukurikira umupira w'amaguru iyo ikipe umukinnyi w'ikipe mu defenseur yitsinze igitego cyangwa undi mukinnyi w'ikipe akitsinda igitego ntikibarwa none se kujye kibarwa ariko ntago bakibara ku mukinnyi w'iyo kipe yego nyine ho kibarwa ariko cyane bagiye kuvuga umukinnyi ahubwo nge ndibaza iyo bari kubara uwatsinze ibitego byinshi harimo n'uwitsinze nacyo bakimubaraho bakimubaraho ko yagitsinze nacyo bamubaraho bamwandikaho nyine kuba bagiye gutanga nk'igikombe nkaba nari ndi rutayizamu nkaba naritsinze nyine rero nkitsinda muri ape nacyo bakinkiraho ko nagitsinze cyane rwose bazajya babimariramo ya ntago bagufunga ahantu muhumve Nzabayo Silas avuga ko bamaranye umwaka umwe ibirene yaravuze mu buhamya Nikuze Helena yatangiye kumuhoza ku nkeke aha Helena avuga ko Silas yatangiye kumuhoza ku nkeke kuko bari babanaga mu rwego kwa Silas ajya mu ngeso z'ubusambanyi ariko ngo we akavyihanganira ubu n'ubutwari niba byarabayeho koko kugeza ubwo amubwiye ko hari abana 3 batarabe muri abo bana 6 harimo 3 bataraba Silas ariko akomeza guha abo bana bose byose nk'abandi bana be turi kumwe imiterere y'urubanza niyo turiho ingingo ya 2 iravuga ngo Nzabayo Silas akomeza avuga kandi Helena yataye urugo inshuro zirenze imwe nkuko bigaragazwa n'inyandiko mvugo y'inzego zibanze yo kuwa 29 Mutarama umwaka wa 2008 aho yamaze umwaka n'amezi 8 mu mwaka wa 2023 yongera kugenda kugeza ubu akaba yarataye urugo ndetse ajya muri social media kumusenya bituma hagarikwa mu itorero rya ADPR ndetse no kugeza ubu akaba musebya afatanyije namwe mu bana babo ubwo turibaza muri bana babo n'aba Silas cyangwa nabo bataraba Silas yabisabe bityo akaba ariyo mpamvu asaba ubutane ashingiye kuguhozwa ku nkeke ubusambanyi no guturugo shakira cyo gore ubusambanyi unuva ngo Helena ni umusambanyi Helena niyo mpamvu Silas Helena akaba ari ingero agiye atangwa abantu ngo yanze ko baryamana nawe ngo bigatuma bamusenye urumva tinanyuza ahantu n'agakote Silas n'urundi rwego mu kwiregura kwa Nikuze tujye kunyigwa 3 avuga ko bwa mbere yavuye mu rugo kuko Nzabayo yamushyiraga ku nkeke amukubita avuga ko yasambanye akavuga ko yavuye mu rugo ashaka amahoro ntabwo yataye urugo
ngo yavuye mu rugo ashaka iki amahoro kubera gozwa ku nkeke amushinze ubusambanyi atakoze anamudiha aravuga ati reka ngende nshaka amahoro kugira ngo ntazagwa kuri iyi ngoyi. Nyuma yongera kugaruka mu rugo ariko nabwo biranga kuko Nzabayo yakomeje kumushyira ku nkeke. Uyu mwanditsi nawe agomba kwiga ikinyarwanda neza ariko situmurenganya ni byinshi. Avuga ko inshuro ya kabiri yavuye mu rugo abibwiye ubuyobozi kuko yababwiye ko agiye kuba aruhutse. Nikuze Helena avuga ko atigeze asambana ko inyandiko Nzabahayo agaragaza yayanditse amuhagaze hejuru mu rwego rwo gushaka amahoro. Avuga ko kandi atigeze amwoza ku nkeke ndetse ko atari we wamufungishije cyangwa se ngo amujyane mu itangazamakuru. Avuga ko ubutane Nzabahayo ashaka yabuhabwa ariko akamenya inshingano z'abana. Ku munsi w'iburanisha Nzabahayo Silas na Nikuze Helena bitabye urukiko biburanira nta banyamategeko bari bafite. Hakurya nyuzamo nanjye mfashe gusomera ujye umenya ko amaso yanjye kubera kubona ibintu byinshi hoya soma ari ibintu mba nakibona neza. Ariko Nikuze Nzabahayo avuga ko impamvu y'ubutane ari uko Nikuze yataye urugo akanakora ubusambanyi ndetse akamwoza ku nkeke. Avuga ko ubutane butanze yahabwa abana akabarera. Nikuze akajya atanga indezo ndetse asaba ko umutungo bafitanye wakwandikwa ku bana. None se kuba atarigaragaza abo bana batari aba Silas ni abande ko ari n'ahandi ariko nyine ibyo bavugaga nibyo Silas we yavugaga. Silas ni ari kugaragaza cyangwa abana kugira ngo baze ngo bajye babashyire baze. We yabivuze muri ya makuru yatanze. Ariko nta gihamya afite byuko abo bana nyine atarabo ubwo byaje kurangira ari aba Silas ko wibuke ko banditswe no ku ndangamuntu wese yari kubaha se wundi we. Dore ibibazo urubanza rwagiye basuzumye ni ibi bikurikira. Kumenya niba Nikuze yarataye urugo agakora ubusambanyi ndetse no kumenya hari indi mpamvu itakwihanganirwa yatuma kubana kwabo bitagishobotse. Iya kabiri kumenya ibijyanye n'uburere bw'abana n'indezo zatangwa ubutane butanzwe. Gatatu kumenya ibijyanye n'amaherezo y'imitungo bafitanye ubutane butanzwe. Bagomba kubirebaho byose n'ingingo zo kwigwaho. Isesengura ry'ibibazo bigize urubanza. Ku bijyanye no kumenya niba Nikuze Helena yarataye urugo agakora ubusambanyi no kumenya hari indi mpamvu itakwihanganirwa yatuma kubana kwabo bitagishobotse bikaba byaba impamvu z'ubutane. Nzabahayo Silas avuga ko impamvu z'ubutane ashingiraho ari uko Nikuze Helena yataye urugo kuko yavuziye mu rugo inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere akaba yaravuye mu rugo ku wa 7 ubwo ni ukuboza 2007 nyuma bakongera kubana hashize umwaka n'amezi 8. Inshuro ya kabiri akaba yaravuye mu rugo avuga ko agiye kuruhuka ntiyagaruka ahubwo ngo atangira kumusebya mu itangazamakuru ajya n'umwana amufungisha muri gereza ya Maherere se nahaganaye amfungiza kuri gereza ku Maherere. Silas yabashinze ko ubutabera bw'u Rwanda butakorera mu mucyo. Twakomeje. Izindi mpamvu Nzabahayo avuga nuko Nikuze yakoze ubusambanyi ndetse akamubwira abana 3 ko atarabe ndetse hakaba hari inyandiko yandikiye abyemera. Bino bisubiye bubise. Ibimenyetso Nzabahayo Silas ashingiraho hari inyandiko zo mu nzego zibanze harimo yo kuwa 29 Mutarama 2008 igaragaza ko Nikuze yataye urugo kuva tariki ya 7 aho ni mu Kuboza 2007. Inyandiko yo kuwa 7 y'Ugushyingo 2023 banditse mu mwaka wa 2023 2023 igaragaza ko Nikuze yongeye kuva mu rugo kubera amakimbirane bari bafitanye. Hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje ivuga ko yanditswe na Nikuze yemera ko yakoze iki busambanyi. Nikuze Helena mu kwiregura kuri izi mpamvu z'ubutane avuga ko atigeze ata urugo ko bwa mbere yagiye kubera inkeke no gukubitwa nyuma bakongera kubana bwa kabiri agenda bibwiye ubuyobozi bwira ko agiye kuruka ndetse asiga abana bakuru ajyana umwana umwe n'abandi bagenda bamusanga aho yarari. Nikuze avuga ko hari umwana
wari wasigaranye na Ngendahayo waje kurwara, Ngendahayo yanga ko bamuvuza akurizamo gupfa, akaba ariyo mpamvu yanze kugaruka mu rugo kubera agahinda. Helena ko afite ingingo. Helena afite ingingo. Sirase nubwo atubwiye ngo yatanze ingingo. Ariko numva bwo ari wakubise ingingo. Oya ngo Helena afite ingingo. Uko urukiko rubibona nuko rero. Impaka ziri muri iki kibazo nukumenya niba hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Nikuze Helena yarataye urugo agakora ubusambanyi, no kumenya niba hari indi mpamvu itakwihanganirwa yatuma kubana kwabo bitagishobotse. Ingingo ya 248 y'itegeko nomero 71/2024 ryo kuwa 26 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2024 rigenga abantu n'umuryango iteganya ko buri wese mu bashyingiranwe ashobora gusaba ubutane kubera impamvu mu mpamvu zikurikira: a. ubusambanyi; b. kuba umwe mu bashyingiranwe yarataye urugo nta mpamvu afite n'ishingiro nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana; iyo kubana bitagishobotse kubera indi mpamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranwe. Ingingo ya 4 y'itegeko nomero 062/2024 ryo kuwa 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 rigenga ibimenyetso rimwe iteganya ko urega cyangwa utanze ikibazo agaragaza ikimenyetso cy'ibyo arega cyangwa asaba. Uwiregura agaragaza ikimenyetso gishyigikira ukwiregura kwe. Icyakora umucamanza cyangwa ukemura ikibazo ashobora gutegeka umuburanyi cyangwa mu bafitanye ibibazo cyangwa undi muntu gutanga cyangwa kwerekana ibimenyetso agize gute afite. Nicyo nashakaga kongeraho. Reka dukomeze. Turacyari muri rwa rubanza RC 0072 akarongo n'umunyakana taba akarongo Nyama. Ubwo ni Nyamata bihinnye. Ahubwo cyavuga Ganyama. Maze niko nkumvaga Kanyama kagira ngo Nyama. NYMA urupapuro rwa gatanu ngo tugezeho muri page 10. Kubijyanye n'impamvu z'ubutane zatanzwe na Nzabahayo, kubijyanye n'impamvu zo guturugo, urukiko rusanga inyandiko yo kuwa 7 Ukuboza 2007 igaragaza ko Nikuze yari yarataye urugo, ariko nyuma yaho barongeye kubana batangira ubuzima, rugasanga bitakwiha guta urugo kuri iyo nshuro. Kubijyanye no guta urugo ku nshuro ya 2 urukiko rusanga ikimenyetso cy'inyandiko yo kuwa 7 uri kumva Ugushyingo 2023 igaragaza ko Nikuze yataye urugo kuwa 5/2023. Nzabahayo yatanga ikirego mu rukiko kuwa 12/2023. Ibyo rusanga ukurije iryo tegeko rivuga nta gihe cy'amezi 12 kirimo, bityo mpamvu ikaba nta shingiro ihawe. Ivuga ngo Helena ubwo nta rugo yataye. Urukiko rwasanze Helena nta rugo yataye. Ubwo Helena akurweho icyo cyasha. Helena nta rugo yagize ute yataye. Ubwo tugiye ku cyitwa iki? Ingingo yindi turebe iby'ubusambanyi. Kubijyanye n'impamvu y'ubusambanyi, urukiko rusanga hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje yerekana ko Nikuze ko yameye ko yasambanye, ariko rusanga kuba Nikuze avuga ko yayanditse ku gitutu ndetse ikaba nta tariki nta mukono we biriho itashingirwaho n'ikimenyetso cyatuma ubutane butangwa. Ibintu banza Sirasa ari byagiye yandikira noneho. Ako kantu karasekeye. Kubijyanye n'ubusambanyi, urukiko rusanga hari inyandiko Nzabahayo yagaragaje yerekana ko Nikuze yemeye ko yasambanye, ariko rusanga kuba Nikuze avuga ko yayanditse ku gitutu ndetse ikaba nta tariki nta n'umukono we biriho itashingirwaho n'ikimenyetso cyatuma ubutane butangwa. Ubwo Helena icy'ubusambanyi kimuvuyeho. Ntago ari umusambanyi. Helena ariko sejo Sirasi ko atubwira ati ibimenyetso nabyeretse urukiko. Inyandiko ikaba ibivuguruje Sira bimeze bitahantu ko ejo banza batu kubise hasi. Urumva hangaha kugira hano nta butane urukiko rwari rwakabona abantu bagomba gutana.
ku bijyanye n'izindi mpamvu nzaba hayashingiraho yise inkeke urukinga rusanga nubwo itegeko ritabiteganya nk'impamvu y'ubutane mu kureba niba zaba impamvu zitakwihanganirwa zatuma kubana kwabo bidashoboka rusanga nazo nta bimenyetso yazigaragaje ariko rusanga nk'uko bayafashemo umurongo mu rubanza RC akarongo rev injusti akarongo CIV 0029 akarongo 16 akarongo CS rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 7 ukwezi kwa 2018 haburana Murayire na Sindi kubwabo baburana ubutane bwa burundu muri urwo rubanza urukiko rwanzuye ko ibimenyetso bifatwa mu rwego rw'amategeko agenga umuryango bigomba ku mu rukiko ibintu by'ubutane burya ntabwo ari ibintu biba byoroshye urumva bahise bafata reference y'urubanza rwabaye muri 2018 mu kwezi kwa 6 rwaburanaga bari abantu babiri ubutane bwa burundu urukiko rw'ikirenga rwababuranishije ibaza abantu bageze mu rukiko rw'ikirenga baburana ubutane abantu nako banza barabagwiza atunga abantu babazi n'abakire ibintu byagiye mu rukiko rw'ikirenga barimo ibintu by'amayetaje amamodoka amakampani inganda amabanki amamiliyoni buse koko wajyana akabanza kamwe mu rukiko rw'ikirenga cyaba kizira twikomereze tugende muri uyu mujyo urukiko rusanga nk'uko byagaragajwe muri uru rubanza kuba nzabahayo Silas na Nikuze Helena byagaragajwe ko imibanire yabo itari myiza batatsindagirwa kubana mu gihe Nzabahayo yareze ashaka ubutane bityo ubutane bukaba bugomba kugira gutangwa hashingiwe ku byagaragajwe muri uru rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kubera ko Nzabahayo Silas na Nikuze Helena batagishoboye kubana iki kintu rero nicyo kirango cyari cyarabuze urumva ko 2018 nibwo kintu cyatangiye kurebwaho urumva rye barebaga bakabura ibimenyetso bakabura ikimenyetso cy'uko abantu basambanye bakabura ikimenyetso cy'uko ngo byagenze kuri ko biri ngombwa ko batandukanye bakabi mu butane babi mu butane ibintu bikakomera bati ibyo bintu mu mategeko nta birimo ariko nubasige batanga reference ku manza zabaye ziri hejuru noneho mu rukiko rw'ikirenga kubera ko urwo rukiko ari urukiko rw'ibanze ntabwo rwakwifatira imyanzuro ahubwo rugenda byibuza ku bintu ku rugero rw'urubanza bagira ngo umuntu wacera runo rubanza niba mubaza bino bintu kuki watanze ubutane bano bantu atari ko hari urubanza rusa n'urwo rwabayeho rwaburanwa yabaye nka Salomo ubu ni ubwenge bukanitse ndabona umunsi uciye ikibuno kabyara kadukomeze izo page ni nyinshi ni nyinshi ibi ngibi bisaba wagira ngo turi gukora ari ibintu twakoraga kudefanda igitabo iyo wasuzaga kaminuza sinzi nawe n'ubu bikibaho bajya gukora defense warakoze kuri topic runaka bagatagushyira imbere ya pano ukajya avuga ati ingingo kuri page aha naha ko wanditse ibi n'ibi bisobanure ukatujya ukabisobanura byagucanga bakagusibiza hari abantu benshi basibijwe n'ibitabo si ukukubeshya tugiye ku ngingo ba kumenya ibijyanye n'amerekezo y'imitungo bafitanye iyo bareka tuyigeho ko nayo iraryoshye iba Nzabahayo Silas na Nikuze Helena bemerewe ko umutungo bafitanye uri muri UPI 5 akarongo 07 akarongo 12 akarongo 01 akarongo 687 ibaruye kuri Nyiransengimana Edison bisa mushiki wa Silas bakaba bagaragaje amasezerano y'ubugure agaragaza ko bawuguze ukaba ufite ibipimo bingana na metero 10/34 bakaba bose bifuza ko umutungo wakwandikwa ku bana ugacungwa n'umubyeyi uhawe inshingano zo kubarera. Nikuze Helena avuga ko Nzabahayo Silas afite undi mutungo wa YouTube channel Helena kwarenze channel yayiba channel Helena yavuze ati ntabwo yagenda gutyo gusa Helena yashizemo n'akacano ariko Helena ubwo bwenge yabugize ubwo ni nta muntu wakamwongoreye Helena ni muzima cyane rega bura bafite abantu bajyana bati ririya channel ntugire kandi ukaba umwinjiriza amafaranga agasaba ko yawugiraho uruhare kuko ari umutungo wabo bombi. Kuri uyu mutungo wa YouTube channel Nzaba yavuga ko ari umutungo bwite
Helena akaba nta buryo yawugiraho kuko ari ibihangano bye. Uko urukiko rubugira gute rubibona. Ingingo ko numva ari urubanza mano zandinde gatanya ndakwinginze uhoraho we. Na cano burya Cano akatwumva urukiko ruyibona. Urukiko rubona gute cya YouTube cano. Ubundi urukiko ruteganya iki kuri YouTube? Reka twumve kuko utekereje hano aka kanya wakumva ko cano nyine ni ya Sirasi ni igihangano cye ariko ni igihangano basezeranye ivangura mutungo kandi kinjiza amafaranga. Sirasi ati ngiye ni igihangano cyanjye ni cyanjye bwite kandi igihangano ni 50-50 nibyo basezeranye. Reka tuze impaka ziri muri iki kibazo ni ukumenya niba umutungo w'ubutaka bafitanye wahabwa abana no kumenya ibijyanye n'umutungo wa YouTube channel. Reka tugaruke kuri za ngingo urukiko rugenderaho. Urukiko ubundi rugendera ku ngingo. Ingingo ya ko bikome ingingo ya ushobora kubona bari bake ni ingingo y'156 itegeko nomero 71/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatatu 2024 rigenga abantu n'umuryango iteganya ko umva aha hantu iyo ivangamutungo rusange risheshwa ku mpamvu z'ubutane cyangwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo hari barashyingiranwe bagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana cyangwa ku bundi buryo bwumvikanyeho icyakora bisabwe n'umwe mu bashyingiranwe bataramara imyaka 5 babana mu gihe cy'urubanza bw'ubutane urukiko rushobora gutegeka ko abashyingiranwe batagabana imitungo n'imyenda ku buryo bungana rumaze gusuzuma impamvu usaba ashingiraho ko buri wese agahabwa ibihwanye n'uruhare rwe mu mitungo. Ikindi kintu uracyumva reka ikintu tukivugeho gutya Juste mane zakurinda urubanza ni rubimwa urubanza ni rubi cyane nukuri urubanza ni rubi ariko rukabona rwiza ko rukemura ibibazo. Ubwo twatuvuye kuri ya ngingo 156 y'itegeko nomero 71/2024 bijyanye no kugabana imitungo twatugeze ngo iyo urumva hano imyaka 5 ibintu mutaramana imyaka 5 yego hari ibintu urukiko rwareberaho rukavuga ati wowe waruje kumushakaho inyungu yego iyi nzu warayimusanganye bamara imyaka 20 ubwo urumva wana kadukomeze n'urudodo rwo mu mwenda bamurusangiye. Reka tujye ku ngingo 173 agace ka mbere k'iryo tegeko igateganya ko uburyo bw'imicungire y'imitungo y'abashyingiranwe buseswa kubera impamvu zikurikira ubutane. Urukiko rusanga ku bijyanye n'umutungo w'ubutaka bemeranwa ko bafite umutungo uri kuri iyo UPI ukaba ufite ibipimo bingana kuriya bakaba barawuguze na Nyiransengimana Edith ari nawe ubaruye kuri icyo cyangombwa. Urukiko rusanga kuba bemeranwa ko bahabwa abana ukabandikwaho urukiko rugomba kubahiriza icyifuzo cyabo kuko nk'uko ingingo yavuzwe haruguru ibiteganya rusanga rero uwo mutungo ugomba kwandikwa ku bana ugacungwa na Nikuze Helena wahawe inshingano zo kubarira ku bijyanye n'imitungo kubajyana n'umutungo wa YouTube channel rero katwumva kabijyanye na channel kantu numva nkafitiye amatsiko channel numva byagenda gute numva byagenze gute kuri channel numva yabe ya Sirasi kuko n'ubundi aho baparikiye biba byaravuye mu byaratunze umva byagenda gute wasanga n'abavuye ikibanza ariko nimba batandukanye bakagombye kuba ntago Helena akagombye kuko n'umutungo uhoraho. Reka twumve icyo urukiko rubivugaho n'abandi bakuremo isomo. Niba rundi wari ufite ikingo afite cano ngo umugabo wanjye afite cano ngo dutandukana ngo cano ngo tuzayigabana ibintu nk'ibyo. Urukiko rusanga ari umutungo w'ubwenge wa Ngendahayo ku giti cye bakaba nta kuntu bawugabana. Si byose nakubwira cano ntiwayigabana n'umuntu agacano k'umuntu burya biba byaravuye buragacano bisangiye agacano k'umuntu aba ari ak'umuntu ni ntavogerwa
nako umutungo mu by'ubwenge sha ariko icyawe n'ikinyamakuru ntabwo ari mu bwenge utazafata nzaba yose anyuzaho ibihangano bye utazafata inyuzaho amakuru ngo ejo nuta binabwo ari umutungo mu by'ubwenge gacano nakanjye na madame iyo murayisangiye kirasobanutse hoya nabyo ubwo ni mu by'ubwenge rero se aya magambo mvuga sayo mu by'ubwenge ndaje mu by'ubwenge ariko zikusekeje cano nta kuntu wayitandukana n'umuntu biba byaraviremo mu gitandukana haba hari ibyo yinjije n'undi mu mwabigabanya ubwo biba bigiye gukurikiranwa n'umuntu ku giti cye ku bijyanye no kumenya ibijyanye n'uburere bw'abana n'indezo zatangwa tugeze ahantu ruzingiye noneho urubanza nyamukuru impaka ziri muri iki kibazo ubundi umuntu wazanye ibintu by'imanza akavumbura ikintu cyitwa urubanza akazanamo izi ngingo ngo impaka urumva bari kujya impaka ku bintu kuburana n'impaka mujya ziri muri iki kibazo zishingiye kumenya uwahabwa inshingano zo kurera abana n'indezo yagira ate yahabwa nako nzabaye zirazina nikuze bemeranwa ko babyaranye ariko niyo Gisubizo Prosper wavutse muri 2006 niko ibishatse Providence wavutse 2011 dufite Yesu wavutse 2003 Iraturinze wavutse 2015 Yesu arahari wavutse 2019 Igira Imbabazi wavutse 2022 yo ejo bundi dise ku bijyanye n'uburere bwabo nzabahayo Sirasi asaba ko yabarera ngo kuko nyina nta burere yabaha Sirasi nawe yavuki ariko ibaze kuvutanga inyete nyina nta burere yabaha kura ko ari kumushinza iby'ubusambanyi abate nta kintu yabatoza nyine n'ibintu nk'ibyo byo kugira gute byo kwihirangura Sirasi hano horera nako cyakoze kuburana usaba ufite umutima ukomeye kuko n'igihe yari afunze abana batigaga ndetse akaba yarabajyanaga ku mbuga nkoranyambaga kumusebya ariko ariyo mpamvu asaba ko yahabwa inshingano zo kubarera nikuza akajyamo 100,000 y'indezo nikuza agaruka nawe avuga ati bwana mucamanza nawe yasabye urukiko ko yahabwa abana akabarera kuko n'ubundi ari wubarera agasaba ko Nzabayo Sirasi yabubakira akajyamo n'indezo y'100,000 no urukiko rubibona gute turi kugana ku musozo mwihangane ariko ngewe muri yandi urukiko hari ibintu byinshi urabinagenderwaho abana barabanye ariko byashobora kwifuza kubakira k'umugabo yakubakira abana ubwo bushobozi butagize ute budahari nta naho bwawe kandi urukiko ntago rwabishingiraho ngo rutegeke Sirasi kubakira abana kandi ubushobozi budahari ariko ushobora kwemeza ko yabakodeshereza byakunda kuko hari aho banashingira bavuga uti YouTube channel twarabonye ko kwinjiriza iki bwatsi akano kacano gacima ubwo tugiye kukurukiko rubibona ingingo ya 269 yitegeko nomero 71/2024 yo kuwa 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 rigenga abantu n'umuryango iteganya ko ni mu nyuguti zitsindagiye rikoresha ikinyarwanda mu rukiko burakoramo ikinyarwanda gisesuye riteganya ko abana bahabwa umubyeyi watsindiye ubutane riko mu cyo kintu biraza kuvuga ngo uratsindira ubutane ni uri bubwegukane undi mubyeyi asigarana uburenganzira bwo gusura abana kubavugisha cyangwa gusurwa nabo mu guca urubanza umucamanza agena uburyo bukwiye kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe kabiri urukiko rubyibwirije cyangwa rubisabwe n'umwe mu basaba ubutane cyangwa n'undi muntu ubifitemo inyungu rushobora gutegeka ko umwana habwa umubyeyi utatsinze urubanza cyangwa undi muntu rushingiye ku byagirira umwana akamaro kandi rumaze kumva ibitekerezo by'umwana gatatu urubanza rushobora kandi gutegeka ko abana bamwe barerwa n'umubyeyi umwe kandi nabo bakarerwa n'undi mubyeyi mu gihe biri mu nyungu z'abana nyuma yo kumva ibitekerezo byabande byabo
ingingo ya 270 y'itegeko nomero 71 2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigenga abantu n'umuryango riteganya ko rigira riteganya ko ababyeyi batandukanye bafite uburenganzira bwo ahantu abantu barigiramo amategeko cyane pe ahantu muri joro minerivare ko ubona abantu bari bagiye gutandukana bagiye kumva ibi bintu bakabatereka izi rwazerera twazivamo tisheri twiyunge cyane pe mumbabarire mwiyunge baratababihagarika shimiye abantu bagiye kwita bahagarika gatanya bari barimo nokuri kora ko bumvise irahagarara hari abantu uri budukurikira bitekerezaga arabana reka twumve ababyeyi batandukanye bafite uburenganzira bwo kugenzura uko abana bafashwe n'uko barerwa hatitawe ku watsinzwe kubera atsinzwe kubarera bafite kandi inshingano yo gutanga indezo hakurikijwe ubushobozi bwabo ntabwo bakubwira ngo Justin tanga miliyoni uri umuyete winjiza 3,000 urumva ngo bakubwire ngo ujye utanga ayangaya urukiko rugire rute rwubahwe yego rwubahwe pe nubanga utanga indezo bikurikije nuko winjiza ubushobozi bwabo urukiko rusanga nzabahayo na nikuze buri wese asaba ko yahabwa abana ubahawe akagera n'indezo y'ibihumbi 100 urukiko rusanga kuba abana bubarerwa na nyina hakaba nta raporo yavuba igaragaza ko afite imyitwarire mibi yo umva aho urukiko rubera urukiko cyane urukiko rubera ruzima ndetse rugasanga uretse umwana umwe ufite imyaka y'ubukure abandi babiri bato bakaba bagikeneye uburere bwa nyina bityo bakaba bagomba gukomeza kurerwa nawe rusanga kandi bose bahurije ku ndezo y'ibihumbi 100 bityo akaba ariyo nzabahaye agomba kujya hanikuze Helena kose buri kwezi bagafatanya kubishyurira amashuri n'ubwishingizi mu kwivuza imyambaro n'ibindi umwana akenera nzabahaye kandi bagafatanya kubishyurira amashuri ntabwo ari sasonye uzajya ubishyurira yego ubwo ni 50 ariko ubwo wibuke ko mu ndezo y'ibihumbi 100 nuguhaha ni rasiyo yana no kubakodeshereza inzu no kuba yaba nko mu nzu y'ibihumbi 50 cyangwa 20 none se urumva ya 15 ntayirenze ntago yayirenze ese wayirenze 100 ukabahura akunda bagafatanya kubishyurira amashuri n'ubwishingizi mu kwivuza imyambaro n'ibintu umwana akenera nzabayo kandi akaba afite uburenganzira bwo gusura abana kubavugisha cyangwa gusurwa nabo no kugenzura uko bafashwe n'uko barerwa ahantu rero muzitegure muri zindi manza Sirasa avuga atabara ntibafashwe neza impamvu zitazabaho hazabaho impanza zo kuba Sirasa azaburindeza ahubwo icyo cyo kizaba ntago Sirasa yajya gucunga yajya kwa Helena se ahubwo kujya kwa Helena naho ntibyabaho babavanibwe bamusuye ejo ubwo leta yatanga ikintu gihari cyo uri kumva hari anishyurwa amezi menshi azaba 2 shana ntazaboneka nayo sinzi kazazama urumva neza ko Sirasa yakuraga hakinzwe hehe mu biterane mu gutumirwa kuririmbwa kandi umvishe nkuko aho ngaho ko Sirasa yahagaritswe ya DPR aramuhagaritse kandi amacaci menshi yateguraga ibiterane no kugenda arafunze bikumva ko niyishyura menshi niyo mpamvu rega buriya Sirasa yiyegekagaho abana n'umunyabwenge avuga ngo ingingo yazangonga ingingo ishaka kuzangonga ariko nimpabwa gucunga ka karima buryo umuntu ucunga karima uzi ko se ari nibwo abayemere no kukarya washyiramo n'isogereza washyiramo wahumbikamo n'iki kanumvishe kukagurisha byo ntibyamworohera kubera ko kaba kanize ku bana byasaba n'uwakaguze byazarangira gahombye reka dukomeze Yesu mukiza icyemezo cy'urukiko rero dore ngiki niryo tugezeho ubu tugasoza rwemeje ko ikirego cyatanzwe na Nzabahayo Sirasi rugisuzumye rusanga gifite ishingiro rwemeje ko Nzabahayo Sirasi washakanye na Nikuze Helena yego bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko amasezerano yo gushyingirirwa kwabo abera mu murenge wa Ruhuha tariki 19/5/2025 batandukanye kubera ko
kubana kwabo bitagishobotse. Ibaza abantu imyaka 20 kubana kwabo ntibigishobotse. ariko nimba wumvishije Ema nuturengere. uzi ko hariya Silas yihanganye imyaka 19 n'amezi ahubwo urumva ngo yihanganye imyaka 19 n'amezi gute yihanganye amezi 3 gusa ubundi yihanganye amezi 3 hoya Silas ahubwo nyine yihanganye iyo myaka kuko niho Yustarago yatangiye na Helena yihanganye iyo myaka nuba muri iyo myaka yose bageragezaga ngo barebe ko bahandoringa ibibazo bagize ute ariko bikanga bafitanye ariko bikanga ibi rero nta wabisekundi reka twumvingingo rutegetse ko iki cyemezo cyandukurwa mu bitabo by'irangamimere byo mu murenge wa Ruhuha basezeraniye mu Gatanya tayari twemeje ko Nzabayo Silas na Nikuze Helena babyaranye abana 6 ariko n'iyisubizo Prosper wavutse zira tariki baramazina y'abana rutegetse ko abana none babana Silas yakanaga bose urukiko rwemeje ko ari aba Silas bishatse kuvuga ngo Helena ntabwo yigeze ajya kubyara ahandi ntaho rego ko no bya mbere twabasomeye ko n'ubusambanyi yabuhanaguweho rutegetse ko abana babyaranye bavuzwe haruguru bakomeza kurerwa na nyina Nikuze Helena Nzabayo Silas akajya atanga indezo ingana n'ibihumbi 100 bya buri kwezi bagafatanya kwishyura abana amashuri ubwisungane mu kwivuza imyambaro n'ibindi byose umwana akenera Nzabayo Silas kandi akafite uburenganzira bwo gusura abana no gusurwa n'abana be kubavugisha ndetse no kugenzura uko bafashwe nuko barerwa twemeje ko Nzabayo Silas na Nikuze Helena bafitanye umutungo muri kira kibanza wavuzwe hehe haruguru uri mu bipimo bingana kuriya wanikwa ku bana babyaranye bakawucungirwa na Nikuze Helena twemeje ko amafaranga y'ingwate y'amagarama angana n'ibihumbi 10 yatanzwe n'urega ahwanye n'ibyakozwe mu rubanza kaga 10 rero Silas yatanze kigarama ry'urubanza byahwaniyemo rukijijwe rucyo kandi rusomwe mu ruhame kwa 5 urumva kuboza 2025 umucamanza nuriya umwanditsi n'uyu Imana ibaho umugisha mwakoze kubana natwe rero reka nkubwire pasi uruzi iki kintu mpitse numvamo Silas nimba ashaka amahoro arayashaka n'amahirwe urumva aziyeranje uzi ikintu mpitse numvamo ahubwo waziyeranje avuga uti nzajya mpa Helena 170 urumva aveze akuremo kuvuzwa kw'abana n'ubwo tuntu twa minerivare kugira ngo abo bana bige si abana ubwo ngubwo nka 6 urumva biga se nibanga Prosper nta kiga ngira ngo n'umukurikira nta kiga abiga ni nka 3 cyangwa 2 erega abo nabo bashaka kumva ko habonetsemo undi mutera nkunga ari wese ise tonane kubishyurira na mbere urumva ari bishyurira ubu ngubu akiva muri gereza nta wamenye erega ashobora no kwisheta umugore Silas akubaka bigakomera Silas akajya muri rushako se yego byashoboka nabyo urumva cyangwa se Helena nawe akatabona umugabo cyangwa se Helena nawe agahitabona umugabo kuvura bya bindi byose Silas akasigarana izo mbehoze agahita yumva icyo wifuriza ni iki nuko Silas yabona umugore ufite amafaranga cyangwa nuko Helena yabona umugabo ufite amafaranga icyo nakwifuriza Silas ni ugukora kugira ngo arebe ko abana be babaho abagarurire nyine agarura icyizere mu bana bongere banamukunde urumva cyane ko ahawe umwanya wo kubasura no kuba bamusura yego nuvuga ngo nimba akunda abana bamusura ariko atari kubashyiramo ingengabitekerezo zo kwanga mama wabo yongere yite ku bana kuko nabonye abana ni ikintu kidasanzwe kandi ni ikintu gikomeye abana nibo mugisha hanyuma na Helena za ntambara zabo zirashize ngaho nibaryame bagira ute basinzire Helena nawe icyo namwifuriza ntabwo yakagombye guhita ashaka umugabo urabona imyaka maze yihangana tari gupfana ubugingo byo kwihangana byore ko ntubana nawe ahubwo icyo namwifuriza nabanze nyine yiyubake kuko kenshi na kenshi nabonye abagore bashaka abagabo ariko bikarangira bari kurira bikarangira n'ubundi biri kwanga nabanze yubake abana bakure anashyingire yego anashyingire cyane ko numvishe ko ataragira n'imyaka myinshi kandi pe nanone ikintu namubwira amahirwe ye naza ntazasubize inyuma urumva imyaka 40 ningahe yibitse urumva ari ubusa hoya kuko na Silas amahirwe ye naza ntayazasubize hehe
inyuma kuko nabonye umugabo mushobora gutandukana ufite abana 6 ndetse mama dada ntiyari yamubonye. Oya barahari bagiye banababona. None kuvuga ngo hashobora kuza umugabo wakunze Helena. Oya ufite iyerekwa. Ufite iyerekwa akavuga uti njyewe mbonye umugore yakubaka. Sirasi nawe ashobora kuza umugore ufite iyerekwa akavuga uti njyewe mbonye. Kubw'impano yawe Sirasi. Oya ntari no kubw'impano. Cyangwa yifatire nikuze n'ubundi bose ni manikuze. Nikuze we. Uriya mwana uriya mwana mwavuze ngo utagejeje imyaka y'ubukure. Sirasi atashaka suri ya mwana. Ntago babana uriya mwana ntibaba. Ariko uriya mwana agaragaje urukundo akunda Sirasi. Mbo kurugaragaza narwo ni rwa rukundo rw'abakene. Burerega umuntu ukennye ntago ajya buri urukundo hafi aho ngo ko afite urukundo rudafite imibare. Ikibazo umuntu yakwibaza no kwibaza ese Sirasi ubaka kanya tukora iki kiganiro nabyo byose arebye ari kumva cyangwa se ari inama ari kumva ya. Reka nkubwire pase nkubwire ikintu gikomeye. Wasanga Imana yaranatumye Sirasi ava mu igororero rya Ririma kugira ngo aziki kibazo kirangire Helena sigara ari furi. Ejo sinakubwiye ko narose mu bigano byashize. Ngore ntuzivuge. Ntazo mvuze. Ariko nararose. Noneho kugira ngo Helena abeho erega buriya pasi ushobora kubeshya abantu ariko Imana ntiwayibeshya cyane. Ushobora rwose gukina n'imitima y'abantu ariko Imana ntiwakina n'umutima wayo. Hanyuma rero hari ibintu Imana igireba kubw'inyungu z'abana. Urumva? Imana igakora erega buriya iyo ufite abana 6 hari imigisha 6 ubuhetse ku mugongo. Uri kubyumva? Uzi ko hano hari abantu bakaburaye cyangwa bakanabaho ubuzima bukomeye ariko kubera yuko abana buri wese yavukanye umugisha we ukarya kubw'umwana. Ibyo ni ibintu biriho cyane. Urumva? Nuvuga ngo rero hari buriya Sirasi nkubwira ikintu kimubayeho. Buriya hari umugisha w'abana atazongera kwakira. Hanyuma rero ubu ngubu Helena n'ikimenyimenyi igihe cyose azaza akavuga uti imyanzuro situyivuze hariboneka abantu bari bufashe bari abana. Habwo uzi ukuntu no muri za diri buriya twibeshye habayeho kwibeshya. Mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Twigire kwirebera abana. Urumva weho erega nakubwiye wawuzi Imana yagukweho amaboko papa igukuraho n'urubyaro. Buriya urubyaro ni ikintu gikomeye. Buriya n'abapapa bose bariho badafasha abana babo banezerewe babifitiye ubushobozi. Nuva hari ibintu bigenda bibabaho bibakomereye. Rero abana n'umugisha gusa bombi Helena na Sirasi kambagira inama iteye iryo. Mu bibazo bagiranye nibababarirane no mu mutima. Urumva? Ku buryo umwana nazajya ashaka kujya kureba papa we. Buri mu rwe ruhande nashake affection. Umwana we. Affection. Ku bana babo bongere babiyumvemo ndetse kandi Prosper amaje kuba n'umugabo nawe yiha inshingano z'abasigaye mu rugo. Nabyo birashoboka cyane. Nabyo birashoboka maze ubundi ari Sirasi mwifurije umugisha ari na Helena mwifurije umugisha. Ubwo dushimye Imana ko amakimbirana maze imyaka 20 cyangwa imyaka 19 n'amezi angahe 3 tubashimiye ko baticanye. Dushimye Imana ko baticanye. Kandi byarashobokaga. Sirasi yarakubitaga Helena byari ngo Helena nawe akitabara. Helena nawe akabutika nigendere bigaragare ko hari kubonekamo wicundi. Ariko rero Imana ishimwe ko nta wishundi nabyo bakwiye gushimira Imana. Sebo ba mbere bakoze divorce sinabo ba nyuma ahubwo basigare bita kuri aba bana Sirasi akubonye ujye uhenyine utitaye ngo nindezo baguceye 100,000 uzakira umugisha uvuye mu biganza by'Imana. Nugenda ukicecekera imivumo 6 n'irindwi ya nyina izakomaho niyo wajya muri Amerika niyo wajya muri Canada izakomaho paka. Ariko igihe uzabaha agaciro ugagacira urukiko kandi nanabibutse ko simusenye ku bwanyu ni shitani igize ute ibashenyeye. Hanyuma rero mwese mutunganirwe kandi mubeho neza. Mugira ibihe byiza namwe turabakunda muri mudukurikiye no kuri nyako twatirwe na Pastor Justin mukurikire kandi mumwere ku rukundo muri byose rero turabakunda mukomeze mugira ibihe byiza Imana ibarinde baye.